Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese batanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Iki ni icyisho cy'145. Turacyari ku ntego yitwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka dusenge. Urera cyane Mana kandi urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi. Mu izina rya Yesu turagushimiye. Uherwe icyubahiro kubera yuko uduhaye undi mwanya wo kumva ijambo ryawe Data wera. Mu izina rya Yesu Kristo turakwinginga cyane kugira ngo ubwo tugiye kumva ijambo ryawe, Uwiteka ufungura amatwi yacu, ufungura imitima yacu, ufungura amaso yacu kugira ngo twumve ijambo ryawe. Mana turakwinginga cyane ngo ntitwumve gusa, ahubwo twumvire kugira ngo dushyire ibyo mu bikorwa ibyo twigisha. Mana turanasenga cyane Mwami Mana kugira ngo ubwohereze ijambo ryawe dukize indwara zacu zose, dukize ubumuga bwacu bwose, bwaba ari uburwayi bwo mu bitekerezo, bwaba ari uburwayi bwo mu mitima yacu, n'uburwayi bwo mu mibiri yacu. Ibyo byose Mwami Mana ubishyireho iherezo. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze twizeye, urakoze Data wera. Amen. Turasoma muri Luka ibice 4:43 kugeza kwa 44. Haravuga ngo ariko arababwira ati nkwiriye kwigisha ubutumwa bwiza bw'Imana no mu yindi midugudu, kuko ari byo natumiwe. Nuko yigishiriza mu masinagogi Galilaya. Muri Luka ibice 4:43 kugeza kwa 44. Muri Yesaya ibice 52:7 haravuga ngo erega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi, akamamaza iby'amahoro, akazana inkuru z'ibyiza, akamamaza iby'agakiza, akabwira Isiyoni ati Imana yawe iri ku ngoma. Aho ni muri Yesaya ibice 52:7. Inkuru nziza y'ubwami bw'Imana. Twamaze kubona ko imwe mu nkingi z'ubutumwa bwiza ari ukubwira abantu ko Imana ikiri ku ngoma. Ibintu byo Yesu yise inkuru nziza y'ubwami bw'Imana. Urabona, ubu ni bumwe mu buryo Imana izana ibyiringiro ku bantu, kuko imbaraga z'Imana zigaragaye zituma abantu bizera ko ubugingo buhoraho nabwo bushoboka, bikanatwereka ko kuzuka kw'abapfuye koko nabyo bishoboka. Muri Byakozwe n'Intumwa ibice 17 umurongo wa 22 kugeza kwa 23 haravuga ngo nuko Paulo ahagarara hagati ya Areopago aravuga ati bagabo b'Abanyatenayi, mbonye uko muri byose ko mukabije kwibanda mu by'idini. Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditswemo ngo icy'Imana itamenywa, nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Ubu rero nibwo buryarya bw'Abakristo bamwe na bamwe, cyangwa bwa nyigisho zimwe na zimwe za Gikristo. Ese ni gute umuntu yakwigisha umuzuko w'abapfuye ntiyigishe gukira kw'indwara kw'abakiri bazima? Ni gute umuntu yigisha abantu urupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo niba atabasha kubabwira ko mu izina rya Yesu indwara zikira? Nibwira ko kwizera gukira kw'indwara z'abazima byoroshye kuruta kwizera umuzuko w'abapfuye. Niba umuntu atizera ko Imana yakiza indwara, ntabwo nibwira ko yabasha kwizera ko Yesu yazutse mu bapfuye. Ujye wibuka cyane yuko Yesu yerekanwe kugira ngo ibitekerezo bya benshi bishyirwe ahagaragara. Biruka ibice 2:34 kugeza 35 haravuga ngo Simeyoni abaha impundu, abwira nyina Mariya ati dore uyu ashyiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe, benshi babyuke, abe n'ikimenyetso kigirwaho impaka, ngo ibyo abantu benshi batekereza mu mitima bizahishurwe, kandi nawe inkota izawucumita mu mutima. Ni ukuvuga ngo umuntu waba wigisha ngo Yesu arapfuye arazuka, ariko atemera yuko Imana ibasha gukiza indwara z'abazima, cyangwa atemera ko Imana ibasha gukiza indwara, cyangwa atemera yuko none Imana ibasha kuzura uwapfuye, uwo muntu umushyireho akabazo, uvuge ngo ariko nubwo umuntu ari kuvuga ngo yizera Imana, uyu muntu arimo arabeshya, ntabwo yizera Imana. Imana nishimwe cyane. Ubutumwa bwiza rero bwereka abantu ko Imana ikiri ku ngoma. Ntabwo ari indirimbo gusa, ntabwo ari imivugo, ntabwo ari ibyigisho, ahubwo ni imbaraga z'Imana. Yesu ntabwo yabwiye abantu ko Imana ishobora byose, ahubwo Yesu yeretse abantu ko Imana ishobora byose. Imana ishimwe cyane. Yesu ntabwo yababwiye gusa ko hazabaho umuzuko w'abapfuye, ahubwo yaberetse ko koko Imana ibasha kuzura abapfuye. Ntiyababwiye ko Imana iri ku ngoma gusa, ahubwo yarabiberetse
ubwo yazuraga Lazaro, ubwo yazuraga ka kana kari wa mukobwa wari wapfuye, ubwo yakizaga indwara, ubwo yirukanaga abadayimoni, yaberetse ko koko Imana iri ku ngoma. Imana ishimwe cyane. Ntabwo yashakaga ko kwizera kwabo mu Mana kuba gushingiye mu magambo gusa, ahubwo yashakaga ko kuba gushingiye mu mbaraga z'Imana. Nguko uko kwizera kugomba kumera, nguko uko ubutumwa bwiza bugomba gusa. Ubwo rero ntukizera amagambo, ahubwo ujye wizera imbaraga z'Imana. Kandi n'uyu munsi nongera ndagusubiramo ngo nuko rero nawe ntukigisha amagambo, ahubwo ujye wigisha imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Zirikana, intego y'ubutumwa bwiza ni ugutera abantu kwizera imbaraga z'Imana. Dusenge. Mana Data wa twese, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro kubera yuko twumvishe ijambo ryawe aka kanya. Turakwinginze ngo mu izina rya Yesu Kristo ijambo ryawe rijye ku nkomero z'imitima yacu, turyibuke kandi turitekerezeho amanywa na nijoro. Turakwinginga cyane kugira ngo Mana Data wa twese utwuzuze mwuka wawe n'imbaraga zawe nyinshi no kwizera, kugira ngo tubashe kwizera ibyo wadusezeranije byose mu butumwa bwiza, ariko nanone tubashe kubwiriza ubutumwa bwawe bwiza tutavuga amagambo, ahubwo tuvuga iby'imbaraga zawe, kugira ngo twereke isi ya none yuko Mwami Imana Data wa twese ukiri ku ngoma. Turasenga rero tukwinginga ngo Mana uduhe imbaraga kugira ngo dushyire mu bikorwa ibyo twumvise, kandi mu izina rya Yesu Kristo utubashishe rwose gutungana mu migendere yacu yose. Urakoze kumvishe gusenga kwacu, ukize indwara zose mu mibiri yacu. Haleluya. Ukize indwara zacu zose mu bitekerezo byacu, ukize indwara zose dufite mu mitima yacu yo. Haleluya. Imvune dufite mu mitima yacu zose uzituvure Mwami Imana. Urera cyane kandi urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze twizeye. Amen. Isezerano ry'uyu munsi turisanga mu Bakorinto ba mbere ibice 2 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5, bavuga ngo Paul wavugaga ngo nibyo navugaga nkabwiriza ntibyari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ahubwo byari ibigaragaza umwuka n'imbaraga, kugira ngo kwizera kwanyu kudahagararira ku bwenge bw'abantu, ahubwo mu mbaraga z'Imana. Aho ni mu Bakorinto ba mbere ibice 2 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Uwiteka agumisha kubwo kubana natwe, Uwiteka agumisha kubwo kumva ijambo ry'Imana, kuko Imana kugumane nawe, imbaraga z'Imana zibane nawe, umwuka wera w'Imana abe kuri we kandi abe no ku muryango wawe no ku byawe byose. Reka amahoro y'Imana aruta uko umuntu yabasha gutekereza abe kuri wowe no ku muryango wawe. Ndakwingingira cyane ngo Imana iguhe imbaraga zo kuyubaha. Ndakwingingira cyane ngo Mwami Imana aguhe imbaraga zo kumwumvira. Ndakwingingira cyane ngo Imana iguhe imbaraga zo gushyira mu bikorwa ubushake bwe. Ndakwingingira cyane kugira ngo utinubira umuhamagaro w'Imana uri ku buzima bwawe. Urakoze. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba ari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'Amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.